Umuhanga Salomon Rushdie yahamije neza ko twese turi mu rupfu umwenda w'ubuzima. Aha dukurikije amagambo y'uyu muhinde wabayeho, kuba duhumeka uyu munsi ni umwenda ukomeye tubereyemo urupfu, umwenda tugomba kwishyura twanze dukunze. Amarira twagiye turirira muri iyi si mu bihe bitandukanye, amenshi twagiye tuyaterwa n'urupfu, aho rwadutwariye abacu bisiga ingaruka zikomeye ndetse n'inkovu z'ibihe bigoranye ko zizibagirana. Zimwe muri izo ngaruka zikidushengura imitima, zagiye zitubuza amahirwe yo kugera kuri za nzozi zacu ndetse na bya byishimo tutabonesheje amaso ngo bitinde ku bwarwo. Urupfu rwadutwariye abacu, rwadutwariye inshuti n'abavandimwe, ababyeyi n'intwari zacu. Nibyo koko, umwe mu buzukuru ba Gihanga yavuze ko ruhinyuza intwari. Uramutse ugize icyo ntazi niba nakwita amahirwe yo guhura n'urupfu, mbese warukorera iki? Yaba se ari wo mwanya mwiza wo kwihorera, cyangwa se warushengura umutima nk'uko natwe rwabidukoze kuva mu gihe cya Abeli? Warubabaza se, cyangwa warwicaza hasi ukarwumvisha agahinda rudutera iyo rugize gutya rukadutwarira abacu? Gusa warupfuwe, nyuma na nyuma nawe uzapfa. Ariko ntega amatwi nkubwire, wapfa utapfa ni ukuri kose uri umupfu, umupfu utagira impuhwe. nanjye urakabimenye. Nkivuga ku rupfu, ku munsi w'ejo nabwo twarongeye turashavura, imitima ya benshi yarashengutse, dore ko ibikomere byo bitateze kuzasibangana ku mitima ya benshi. Ubwo twerekezaga nyakwigendera Kaderi Gonzalve, wari umubyeyi w'umuhoza Rita wiga muri Senior 4 Accounting. Uyu mugabo akaba yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1965, akitaba Imana ku itariki 11 z'ukwa gatanu 2025 mu rupfu rutunguranye, dore ko kuri uwo munsi yari yabyutse bisanzwe ajya ku kazi, maze ngaza gutaha ku masaha yo ku manywa. Gusa mu rugo ntiyahasanze umuntu, ngo yaje kuryama, maze abo mu muryango we batashye barateka bisanzwe. Bimaze gushya bagiye kumubyutsa basanga yashizemo umwuka. Amagambo yo ntiyabura, bamwe batekereje ko ari amarozi, abandi bakavuga ko asanzwe arwara umutima, wenda yaba ari wo umuhitanye. Agahinda, ishavu, umubabaro no gushenguka imitima kwa benshi ubu ngubu byuzuye mu mitima ya benshi. Ubwo twari duherekeje uyu mugabo rero, aherekejwe n'imbaga nyamwinshi, yaba abana, urubyiruko, abasaza n'abakecuru, bose basukaga amarira. Uyu mugabo ntacyo yaratwaye, yarafite igikundiro, dore ko yacishaga make, yavugaga amagambo abaze kandi akavuga amagambo nyine mazima yagira icyo amarira umuntu muri rusange. Yakoraga mu kigo cya Bengerana, akaba yitabye Imana ku myaka 60 y'amavuko.